Sikubwabo Jean de Dieu ni umusore w'imyaka 32 atuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga akagari Kandarage umudugudu wa Gikingo ari naho abumbira amatafari amakostra n'amakaro. Avuga ko kubumba ari umwuga yatangiye afite imyaka 7 y'amavuko aho ukomoye ku babyeyi be nabo bawukoraga umwuga akunda cyane kuko wamufashije mu myigire ye kugera asoje kaminuza. Ababyeyi banje batangiye kubinzanamo mfite imyaka 7 nibwo nagendaga mbibafashamo banyigisha ukuntu babumba banyigisha nikorera urwondo ubwo nkajya ngenda ndeba ngo banjyana no kwishuri niga primaire ndayirangiza tsindira secondaire ndayiga ndayirangiza kubw'amahirwe mbasha no kuronka buruse ya kaminuza. Mu gihe nabaga ndi muri vacances narazaga nkegera ababyeyi nkabumba bakambonera amakari ndavuga muri secondaire bakambonera minerivare imyenda ibikoresho nk'ibyo byose nkenera kwishuri nabibonaga nta kibazo ngize kubera ko nabafashaga kubumba. Nyuma yo gusoza icyiciro cya mbere cya kaminuza mu bijyanye no gufata neza ubutaka n'amazi soil and water management no gusoza icyiciro cya kabiri mu gukamura no kuvomera ibishanga irrigation et drainage mu cyari ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi Isaie Busogo. Sikubwabo Jean de Dieu yafashe umwanzuro wo gukomeza ububumbyi muri gahunda yo kwihangira imirimo. Imurimo wari wose aho uvukagera yabaro aho uvukagera iyo ukoze uwukunze kandi uwushaka utigoye utijenye utitaye yuko wanize. Discipline yego irakenewe yo kuba warize kaminuza cyangwa se na za segonderi ariko ugomba kwicara ukamanza ugatekereza icyo ugiye gukora ukagishyiramo imbaraga ukagiha n'ingufu kugira ngo urebe ko hari icyo wageraho kuko nta gushaka kurangiza ngo ugende ujye wigwa wicaye urimo gushaka akazi n'imyaka 2 n'itatu ishobora gushira ako kazi utari wakabona. Ariko ngewe nkirangiza kaminuza nahise fasha umwanzuro ntitaye yuko hari umuntu ushobora kuba yanseka kuko nta kintu ufite ahubwo ndavuga ntuzanseke yuko nakoze ariko ufite gahunda ashaka kugeraho. Nabonye shobora kwameriyora ubwo bubumbyi nkaba nabasha gukuramo umusaruro nkaba mbumazemo imyaka 2 nkaba nshobora kwibarira hagati ya miliyoni 5 Ububumbyi bwa Sikubwabo muri aka gace ngo siwe gusa bifite akamaro kuko akoresha abakozi barenga 20 biganjemo urubyiruko bose ngo abahemba amafaranga abarirwa mu 800 buri kwezi. Ubundi nge nabashije kuba narangiza imyaka 5 papa za kwitaba Imana bitanzamo hano. 5 birangiza muke nayirangije niga science hariye i Kanombe muri secondaire ndaje mfata icyemezo nubwo nari mbuze minerivare nza gukoramo hano aka kazi nkora kanyemerera kuba nakora uturimo duciririkanyije nshobora gufasha ababyeyi banje nshobora no kuba nanjye nakwiteza imbere ntashobora gutekereza nk'agakorwa nakora ka miliyoni nk'eshatu cyangwa 2 ntisinye impungabane. Kuri ubu Sikubwabo Jean de Dieu afite gahunda yo kubumba bya kijyambere akoresheje vidange n'amazi bigasimbura inkwi n'ibishitsi mu rwego rwo kurengera amashamba usibye ko ngo bimusaba ubushobozi atarabona.